ndi muri koma, nta kintu kimwe natekerezaga, nta kintu kimwe nibukaga. Mbese byari birenze, mbega urukundo rwa rundi bita ngo ni impumyi. Nakangutse bitunguranye ndahantu ntazi hasa nabi, si mu nzu yanjye, ndimo serumu ariko si kwa muganga, mfite inyota, nta muntu wampa amazi. Nakomeje guhamagara mbura umuntu, ndinyaganyiza ngo ndebe ko nabona amazi. Ibiserumu biramfata, mbishunguzamo ndahaguruka. Hashize akanya numva umuntu aramfashe, subira ku buriri muko. Yahise anunga imbunda, nyoberwa ibibaye. Mu gihe nyishakisha guhindukira ngo njye ku buriri, numva umuntu ararashe. Njye na wa muntu wari wanunze imbunda twikubita hasi, ndikabakaba ngo numve niba nta hantu baba bandashe. Ako kanya numva umuntu aranteruye asohoka yiruka. Ni umusore wambaye igipira cya jumper na mask mu isura. Nta mwanya nari mfite wo kumwitegereza ngo menye uwo ari we. Twarasohotse twinjira mu ishyamba. Ahantu twari turi ntago hari mu mujyi pe, hari mu ishyamba. Turakomeza turiruka, ari nako twumva inyuma abantu batwirukaho. Ako kanya imvura bitangiye kugwa, nta kugama, turakomeza turiruka. Tugera ahantu mu ishyamba, bigaragara ko nta muntu utuye hafi aho. Tugenda gahoro, numva wa muntu aramvugishije. Wow, I like this memory. Ni ibihe byisubiramo. Buri gihe ndi kumwe nawe imvura iragwa, kandi kuva kera bavugaga ko imvura ari umugisha. None se wowe uranzi? Ya, ndakuzi, ndetse turaziranye cyane, nuko tutari duherukanye. Anjyana ahantu mu kazu karaho mu ishyamba, bigaragara ko kari kubatswe vuba. Twinjiramo twatose, ayicaza ku gatebe, ahita akuramo ikimasike yari yambaye mu maso. Kumbe ni Livingstone. Mpita nikanga ku kanya nshaka kwiruka, nibutse ko yari agiye kunyica. Please Miss Yellow, please Linda, please Evie. Ndahangaha kubera risk nafashe yo gukiza ubuzima bwawe. Byose iri hafi kubimenya. Rwa rukundo nakubwiye nikinira, ubu ndurimo rwuzuye. No, uri umugambanyi. Bantu usobanurire uwakomeje kubana nanjye ugambiriye kunyica. Byose nabikoze kubera ubuzima. Azana ya gitari yanjye atangira gucuranga. Yego nta ntege nari mfite kubera iminsi nari maze ndi muri koma, ntari nzi nuko ingana, ariko yaracuranze ndaryoherwa. Burya azi gucuranga gitari, nongera kuryoherwa nanone n'umwicanyi wanjye. Ntabwo nitwa Livingstone, nabyiswe n'uwari wantumye kukwica. Ubundi nitwa Gerard, navukiye mu cyaro cyo mu burengerazuba. Nyitegereje neza, si ubwa mbere mbonye. Nyine si ubwa mbere nkubonye, twamaranye igihe. Umbeshya ko witwa Living. Gusa nuko turi twenyine mu ishyamba, n'ahantu na hamwe nagucikira, mba ngiye. No, nta mpamvu yo kuncika aka kanya. Ninjye umuntu ugomba kuzakuba hafi kugeza ku gupfa. Ndahangaha kugira ngo nsindagire urukundo rwanjye, ya magambo nakubwiye turi kumwe. Nagumye mu rujijo. Noneho wa musore witwa Living ngo nako ni Gerard yaciye bugufi. Noneho ndi kubona neza ko muzi kera, nshaka kwibuka aho muzi. None se koko uba muri Amerika? Kuva navuka sindarenga u Rwanda. Sinagize n'amahirwe yo kujya mu ishuri, nubwo nshobora kuvuga neza Icyongereza. Nyitegereza neza, urasanga unzi mu mvura. Kumva ya papa wawe, gitari mu kazu kava. Uwo ni njyewe Gerard. Wow, nabuze icyo mvuga. Mpita nibuka umusore witse amateka y'ubuzima bwanjye. Umusore washakishije mbere yo gutangira urugendo rw'ubuzima bwanjye rubabaje. Umusore mu by'ukuri ucisha make kandi ugira urukundo. None se ni wowe koko? Mbega, none se wari wamenye wowe mbere? Ngatangara impamvu wavuze ngo memori zacu zose ziba zuzuyemo imvura. Ya, sure, uri umwana wa Gashumba. Uri umwana wambabaje narakumenya. Uri umwana buze ndahangayika. Uri umwana ndi proud yo kuba iruhande. Uri umwana yemeye kurenga ku masezerano asinye yo kuba umwicanyi ngo mufashe. Linda, I love you. Kandi ndi ready yo kunyana nawe mu bikomeye ugiye gutangira gucamo. Mu by'ukuri narishimye kubona umuntu ubitse amabanga y'ubuzima bwanjye, nongeye kumubona, noneho nkanamubona mu isura nshyashya, isura y'urukundo. Twarebanye akanya ntawe uvuga. None se mbwira, wavuye gute mu cyaro uza mu mujyi gute?
wisanze mu buzima bw'ubwicanyi gute se? None se ni bande ukorera? Byose uzabimenya ni ukuri, I promise. Ahubwo wowe mbwira, bigaragara ko waciye muri byinshi, byagenze bite? Nafashe umwanya musobanurira byose, amarira avanze n'umujinya niyo namubonagamo. Linda, ndi hano ngo ngufashe kubona wose wangije ubuzima bw'umwana w'imfubyi. Ndi hano kurwana ku mwana wa Gashumba atigeze yifuza ko abaho nabi, kandi ndabizi tuzabigeraho. Ni ukuri, thank you for the promise. Nishimiye urukundo rwawe iminsi twari turi kumwe, niyo mpamvu nanjye nzakuba hafi muri byose tuzacamo. Nguko twisanze nanone twacamatanye, noneho ni kiss na firinze birenze ibikenewe. Please tell me, ntitugomba kujya mu nzu yanjye se ngakomeza kurwarirayo? No, tugomba kuguma iminsi mike dutegereje ko ibintu bijya ku murongo. Kubera iki se? Aha nta buzima buhari ni ukuri. Please to have. Ceceka. Ahubwo I want to feel your lips again. Mu gihe tugicamatanye isasu ngo pa ku gikuta. Ni JB the killer walai mu makoti meza n'ibifime, pistoli mu ntoki, ari kumwe n'abandi basore nabo bambaye amakoti. Gerard, urebe wibwira ko wancitse. Wowe n'ingirwa mukobwa ya Gashumba. Nakoze ikosa. Njya kukwizera, sinari nzi kuziranye n'inda y'abantu bose ku isi. Uze gushakisha amakuru y'umubare wa sex yakoze. Urambwira. Ariko se urawushakisha utakiriho? JB, kubera icyo rero gushaka kudukora bino bintu, no kuntu igihe cyose twamaranye nabonaga uri wo kwizerwa. Haha, nawe uravuga. Ndahanga umurere mukuru wanjye ndetse n'umuhungu we Igor. Ikindi kandi agakobwa kamwe rukumbi karokotse urupfu rwateguye kwa Gashumba, nikarangiza umuryango wacu wamamaye mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Gerard arapfa, we turagumana kuko ugomba guhangayika wishyura. Aranyegera amfatiraho imbunda. Gerard undi muntu aturuka inyuma aramuhambira. Nanjye undi musore abaramfasha barangaramisha. Ngaho se nsoma nk'uko wasomaga irangegera. Atangira kunshinyagurira, ari nako afungura umukandara w'amapantaro. Nanze kuryamana nawe, ariko uyu munsi ngiye kubikora. Iyi ngirwa rukundo rwawe ireba, kandi ndakwigirizaho nkana, ntawe ufite ugutabara. Mana yanjye, maze kumenya ko JB Dekira ari murumuna wa Papa Igor. Burya abiwabo bose ni kimwe. Hari n'ibindi numvise binteye amatsiko. Familia yo kwa Papa Igor niyo iri nyuma y'urupfu rwa papa. Ibyo byose nibyo Gerard yaratangiye gukunda, yarabitse nk'amabanga. Yaramaze kunsezanya ko azambwira akanamfasha kurwanya abo bose bangiriye nabi. Gusa hirya ari gukubitwa cyane, ndetse bamusezeranyije ko kubera kurega ku masezerano agomba gupfa hato azasoka kumfasha nanone. Umusore yamaze kwitayarisha, nanjye ndafashwe ngo mfatwe ku ngufu nanone. Gerard, mbanze mbikora ureba cyangwa mbanze nkwice uruhugu udatoterwa cyane? Ukabivuga ni nakamutunga pistoli mu mpanga aho bamuhambiriye. Ariko murasetsa. Ako kanya isasu mu gahanga ngo pa, aniha rimwe yikubita hasi. Umuvu w'amaraso uratemba, ubwoba buranyica, ariko ntacyo nari kubikoraho. Nitwa Joe 12, duhuriye muri season ya 3. Niba uri umukunzi w'ubuzima bwa Linda, watubwira muri comment tukagushyira muri groupe y'abakunzi b'inkuru zacu. Mwarakoze kubana natwe muri season ya 2 yatambutse. Nawe utaha Imana ibarinde.